Ndabashuje mwese bene data kandi bahaye ikaze hano kuri Pure Gold TV. Umuntu wese waba yadusuye umunsi wa none nawe muhaye ikaze kandi musuhuza mu izina Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi kuwa mbere tariki ya 20 z'ukwa gatandatu 2022 ni umunezero cyane ko tugiye kongera kwibukiranya amazaburi y'amashimwe atanu. Tugiye guhera ku y'Ijana-na-mirongo-itanu tuyireba zaburi y'amashimwe nanone twarebye ane ne tugiye gukora iyindi y'Ijana-na-mirongo-itanu ntucikwe bane nanjye dutangira none tunasoza. Okay. Uyu munsi rero kubera umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi w'ibyishimo, kuko ni byiza gushima Imana. Ngo mu Cyongereza baravuga ngo this is a day the Lord our God has made that we could all rejoice in it and be glad in it. Tugiye gufatanya akagendo gato rero mbereke aho dusengera uyu munsi kuri mu gashyamba ka Getsimani. Ngwino come with me, come ngwino tugendane ni hatoya ngwino. Okay, reka tugendane rero mu kagendo gatoya maze dufatanye gusenga dushima Imana cyane cyane tuyishimira ibyo yaremye. Ndashaka kukujyana mu gashyamba ka Getsemane ahandi Yesu yajyaga asengera. Nawe hasengere. Okay, ni byiza cyane ugendane nanjye kuko ni byiza gushima n'ibyo Imana yaremye. Ni byiza gushima Imana tuyishimira ibyo yaremye kugira ngo nayo inezerwe. Kuko zaburi tugiye gufatanya ni zaburi 150 kandi zaburi 150 iratangirwa na rya jambo ryiza cyane rivuga ngo haleluya, mu Cyongereza bita praise the Lord. Yesu washima Imana, wishimira iki? Ibyo yaremye byiza ko nayo yakuremye nanjye ikandema. Tugiye kwambuka umuhanda tugana mu gashyamba ka Getsemane, aho tugiye gufatanya gushimira umwami wacu cyane cyane twibuka ko nawe yajyaga azinduka kare akajya gusengera mu gashyamba ka Getsemane. Hano kuri Pure Gold TV ndakwibutsa ko dufite saa 2 za mu gitondo bwakeye. Ariko rero ntugire ngo sinakoze ayatwibature, nayakoze cyane. Ayatwibature nayakoze rwose, nayakoze nabyutse saa 8:30 za mu gitondo za gufatanya n'abandi bayatangira no saa 9 za mu gitondo. Ubwo rero ibyo nabyo nibyo ashimira Imana kuko biradufasha cyane kandi biranyubaka, bituma dushobora kugira imbaraga. Kuko utangira umunsi nyine uri kumwe na Yesu. Ujye wibuka ko Yesu no yazindukaga kare butaracya, when it still dark, butaracya nta mucyo uraboneka nk'uyu, akabyuka akagenda akajya hanze ahantu hacecetse mu gashyamba ka Getsemane ndimo nkujyana nkaha akirana na data. Hari benshi rero babikora, hari ababikora kandi birafasha pe. Gutangira umunsi uri kumwe n'Imana ni ibya mbere. Nawe ndabigushishikariza kugira ngo ujye utangira umunsi uri kumwe n'Imana, birafasha. Waruzi ko niyo urwaye ukira, wumva uburwayi rwose bukize. Icyo ni ikintu nakuboneye, iyo urwaye urakira pe. Dore ka gashyamba ka Getsemane tukagezeho ngaka. Tugiye rero kwasomera ijambo ry'Imana, turarifatanya turi hano mu gashyamba ka Getsemane. Iyi zaburi yo gushima y'Ijana-na-mirongo-itanu iratangira ivuga ngo haleluya, mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiye gukomera kwayo kwinshi, muyishimishe ijwi ry'imbanda, muyishimishe neberu n'inanga,
muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyironge, ibifite imirya n'imyironge abifite mubifate dushime Imana. Ntange ndafata gitari yanjye, mfite n'ipendo n'amashyi n'ibindi nzabigura bishimisha, ibyo dushimisha Imana, ibyo nshoboye kugura nzabigura. Yes, muyishimishe ibyuma bivuga amajwi mato, haleluya. Muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Izaburi iraduhamagarira twese abahumeka, twese dushima Uwiteka. Nukuri pe, aya mazaburi guhera ku 146 kugeza kuri dusorejeho 150 nizo gushima Uwiteka gusa. Hari n'ayandi ariko izi zanditswe gusa ngo dushime Uwiteka, tuzifashishe tugiye gusenga no dushima Imana. Dushima Imana ibyo yadukoreye, dushima Imana ko turiho, dushima Imana ko yaturemye mu ishusho yayo, dushimira hano mu gashyamba ka Getsemane. Nukuri kakunezeze, reka tuyishime. Mana Data, turagushimye ko waturemye mu ishusho yawe, uraduhamagarira kugushima, tukagushimisha iminwa yacu, inanga, za gitari, shako, ikintu cyose umuntu afite, imyironge, icyo umuntu afite cyose akagushima. Hano muri aka gashyamba ka Getsemane ndahari ngushima nguhimbaza, kandi ufatanyije na bene Data bankurikiye hano kuri Pure Gold TV, abakunzi banjye, abakunzi bawe bose bakunda ijambo ry'Imana, bakuzi abatakuzi bose, buri wese turafatanya gushima. Nkuko nawe wajya gubyuka kare Yesu Kristo ukajya mu gashyamba ka Getsemane, ukajya sandi hiherereye ukabana na Data, natwe tuje hano kwiherera muri aka gashyamba ka Getsemane tugushima. Ndagushimira n'ibihumeka byose, ndagushimira hamwe n'abandi bene Data bagukunda. Umuntu wese uzaza hano kuri Pure Gold TV tuzafatanya kugushima. Haleluya. Uyu munsi ngushimiye ibyiza byinshi wadukoreye, ngushimiye umugisha wawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye ko waduha Yesu Kristo ngo adupfire. Haleluya. Adupfire nk'umukiza, azuke n'ukuri, maze azukane ubugingo, azuke aduha ubugingo, kandi arangije aduha amasezerano ko azanagaruka. Amen, amen. Ayo masezerano ajya nezeza cyane, ngo azagaruka ngo dutware, ngo tujye kubana nawe hahandi heza, aho tuzazongera guhura n'ibibazo, zashuguriza uburwayi, zashuguriza ubukene, zashuguriza ibibazo byo muri iyi si. Oh haleluya, hazaba ari heza cyane. Urakoze Mana, ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza, ndagushimye kubwa bene Data turi kumwe dufatanya gusenga, ndagushimye Mwami kubwa amajwi aguhimbaza, abakuririmbira bose, ndagushimye n'ukuri kubwa benshi cyane bagenda batanga amashimwe. Ndagushimira Mwana w'Imana kubw'uyu muni Yesu nawe uhaye ijwi ryiza ngo akuririmbire, umuhe umugisha, akomeza kukuririmbira, umugirire neza Mwami, ukomeze wiheshe icyubahiro, ukomeze wigaragaze, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Akoze mu izina rya Yesu, amen, amen. Oh dear, sorry ntibiri kumvikana neza kubera umuyaga, biracika. Witeka n'umwungeri wanje, sinzigera nkena, ryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira ye yo gukiranuka kubw'izina rye. Nanjye sinzigera nyoba, naho nanyura ku gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzigera ntinya. Mwungeri mwiza umpora iruhande, inshyimbo yawe n'inkoni byawe nibyo bimpumuriza, inshyimbo yawe n'inkoni byawe nibyo bimpumuriza, inshyimbo yawe n'inkoni byawe nibyo binshorera heza. Amen, amen. Aheza gusa. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Negurira neza mbere y'amaso y'abanzi banjye. Ni ukuri mushima Mana. Nsize amavuta ku mutwe igikombe cyanjye kigasesekara. Amen. Ndabigushimiye mwami. Hallelujah. Byose kibiya tumaga bingeraho wambereye urutare. Ni ukuri nawe uzigera mbeshya. Yesu kudashoboye. ashoboye rwose. Hallelujah. Aho turi kumwe ni Yesu. Kugirirwa neza imbabazi byawe bimporaho iteka. Ibyo we. Hallelujah. Iminsi yanjye yose nzayibera mu nzu yawe data. Bimfashemo rwose. Ndagushima ko mfite abanshyigikira benshi, abajene, ababyeyi, abagabo, sindi jyenyine, famiye yanjye yonyine ndayikunda cyane. Urakoze ni Yesu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mungeri mwiza. Warakoze kunzana mu matungo yawe. Amen. Hallelujah. Mwiza. Mungeri mwiza. Mungeri mwiza. Mungeri mwiza. Mungeri mwiza. Warakoze kunzana iwawe. Hallelujah. Mfite ijwi ryiza cyane rero. Komereza aho ni